Mu gihe byari bimenyerewe ko buri gitondo usanga urujya n'uruza rw'abantu ari benshi hano ku mupaka wa Petite Barriere ihuza u Rwanda, umujyi wa Rubavu na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umujyi wa Goma, abaturage baravuga ko batunguwe no kubyuka bagasanga umupaka urafunzwe, dore ko bari bamenyereye ko ufungurwa ku isaha saa 12 za mu gitondo, abantu bagatangira kwambuka. Ni ibintu abaturage bavuga ko byatangiye kubagiraho ingaruka zirimo no kuba batazi ko ibicuruzwa byabo biri kugenda, by'umwihariko ku bantu bacururizaga imboga n'imbuto mu mujyi wa Goma, kimwe n'abandi baturage bose bikoraga ku munwa hari uko bambutse umupaka. Urabona njye nkigera hano nahageze saa 12 za mu gitondo ndi kwambuka, kuko akazi kanjye gakorerwa hakurya. Dusanga abaturage twese twisanze ahangaha duhagaze inyuma y'umupaka, nyine ubona ko bahise badufungiraho. Ntabwo tuzi ngo bimeze gute, tukumva ngo ni za Ebola, ntabwo tuzi ngo gahunda ni izihe. Kuvuga ngo namwe ntabyo muzi? Ni ukumva ngo ni Ebola, nyine ni ibyo ngibyo, natwe niko twahageze ariko twumva na abanyamupaka bavuga. Mwabyakiriye gute? Urumva twabyakira uko tubyagiye ko byatubangamiye, kubera ko akazi kacu kahagaze ka buri munsi. Ziko abantu benshi barya baturutse hakurya, mbese niho akazi kacu gakorerwa. Urumva nta guteguza, natwe twasanze mu gitondo ari uko bihagaze. Ubwo natwe dutegereje impinduka uko bihagaze ngo twumve gahunda uko ziteye, natwe twabyakiye gute. Izihe ngaruka biri kubagiraho? Ni ndende cyane, kuko urabona niba ibintu byaje bitunguranye, urumva ingaruka ntabwo zabura, ni lazima. Ntituzi ngo birakemuka ryari, ntituzi ngo gahunda zacu ziteye zite. Urumva ibyo twasize hakurya turasanga byapfuye tayari, ntabwo biraba bigikozwe. Tutazi ngo ni ryari bizafunguka ngo tumenye ngo gahunda zacu n'izi n'izi. Twakwifuza yuko yenda ubuvugizi bwanyu bwaba hafi, tukajya gusiga duteguye ibyo twasize. Harimo ibigomba gupfa, tugasiga tubiteguye, tugakurikiza gahunda za leta. Natwe ntabwo twanze ubwirinzi. Aravuga ngo hari ingingo bigeze kubaha za Ebola, ngo bishoboka ko baborohereza, cyangwa se niba ari izindi bakaza bari kugakomeza n'ubuzima bukagenda. Ibyo ntacyo bidutwaye, icyo dupfa ni uko dukurikiza izo ngingo tukazikora, ariko tukagira ute tugafata gahunda z'ubwirinzi bwacu. Natwe ntabwo tubyanze, ariko ubuzima bugakomeza. Nkigera hano njyewe umunyonzi yatuye, nsanga nta bantu bahari. Nsubira hariya hasi mbona abantu baricaye, ngo nta mukongomani urambuka, ngo umupaka bawufunze. Ndabaza se none byagenze bite? Bari kuvuga ngo ni Ebola, ngo ni Kovide. Ubwo ni uko nabisanze. Nta makuru mfite yandi. Izihe ngaruka biri kubagiraho? Biradutera inzara, kubera ko nk'ubu twatanze amafaranga turangura zino mboga, ubwo gagiye guhomba, kandi abakongomani bazituguriraga, natwe tukabona amafaranga. Ni iki mwifuza? Twifuza ko bafungura uyu munsi izi mboga zikagenda, noneho bakazajya barafunga batubwiye ntidusorome. Wabyutse ubundi tuza tuje mu kazi, kugera hano ku mupaka usanga ntibigeze bakingura. Gerageje kubaza abantu batubwira ko ngo ari ikibazo cy'icyorezo cya Ebola kiri hakurya muri Kongo, ariko twebwe tukibaza nanone tukavuga ese ari ikibazo cya Ebola koko, kubera ko twahawe vagise, inkingo, byibuze ari icyo kibazo batubwira tukajya tugenda nayo makarita, abantu bakingiwe bakabemerera bagatambuka. Hano i Rubavu mwarakingiwe? Hano i Rubavu baradukingiye, badukingiye hano hepfo ku Ntege. Hanyuma ubu ngubu ni izihe ngaruka biri kubagiraho? Ingaruka zo ntawe zabura. Urabona nk'aha ngaha aya mashu yagombaga kwambuka akajya muri Kongo, ubwo ari abasunitsi bayajyanaga, ari abashoferi, ari abamugaye bayatwaraga, ari n'abacuruzi ba nyirayo, kugira ngo babone irindi soko, nabyo ni ikibazo. Ubuzima bwahagaze cyane pe. Buri nk'ubu ngubu urabona bigeze hafi saa 5, nta kintu umuntu yari yakora, twicaye gutya, kandi izi saha umuntu yabaga byibuze atangiye nko kuvuga ati nagira icyo nabona nakohereza n'abana mu rugo. Abana bararya byibuze. None ubu ngubu ibintu byadogeye. Mukifuza iki? Turumva habaho korohereza abantu nk'abantu bafite amakarita y'inkingo, cyangwa se n'ubundi urabona ntabwo cya cyorezo ari gishya. Inkingo n'ubundi uko zakozwe ziracyahari, n'abatari bakingirwa kongera akaza bakakingira.
haravuga ko kuba bafatiyeho ibyemezo batabanje kumenyesha n'abantu, wenda abantu bafite ibiribwa byangirika ngo bareke gupfusha amafaranga yabo ubusa babirangura kandi batazi igihe buzafungurira, bakavuga ati byibure baduteguze. Ese icyo kintu mwumva ari byo? Oya, nanone nta wategwa ngo amanze kujya gutegura utabarira aho bigereye. Ibyo ngibyo byo leta nizo uko yabiteguye, ahubwo ariko njye ndumva icyo kintu cyo kureba ku nkingo aricyo kintu cyagenderwaho, icyo kintu cyashaka igisubizo kirambye vuba. Twebwe twabyutse nyine dusanga ni gutya byagenze, ntabwo twari tubizi. Ni wenda iyo bica no kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo twari kubimenya, ariko ntabyo twamenye pe. Twe twabyutse mu gitondo dusoroma imboga, mu kugera hano twumva ngo umupaka bawufunze. Urumva ni ibibazo nyine. Ubwo hano imboga nta mukongomani n'umwe ugomba kwambuka kuko umupaka urafunze. Abanyarwanda ntago bajya bahaha imboga kuko n'abakongomani baduhahiraga imboga. Ubu rero imboga ubu ni igihombo, abantu bose bazizanye mu isoko, ubu nta muntu uri guhaha, nta mukongomani n'umwe uri kwambuka, nyine ni igihombo kiri aho ngaho. Ubwo none ubu murazishyira he? Ziraguma mu isoko zirararamo, ubwo ni ukubora, ni igihombo, zirabora. Mukifuza iki? Byibuze badubwiye ati barafungura amasaha aya n'aya, abakongomani bakaza bakaziduhahira, ntitwongere gusoroma izindi. Izi ngizi twasoromye zikambuka, byibuze byarushaho kuba byiza cyane. Ndaje nkireguka mbona ku mupaka hari abapolisi, nyerego icyabaye mu kugera mu isoko nsanga nta bantu barimo, kandi izi mboga twaziranguraga niho umuntu yakuraga minerivare y'abanyeshuri, twafataga amafaranga muri kopera tukarangura nk'izi mboga zikaduteza imbere, turi ababyeyi tugatezanya imbere kuko abakongomani baturanguriraga, none twababuze. Ntabwo ngenzi n'icyabaye. Ni ukuvuga ngo nta makuru ufite? Nayo mfite. Ayo bari kukubwira se naya? Bari kumbwira ngo ni Ebola, niko numvishije kuko njye nabyukiye mu murima nta makuru namenye. Hanyuma ni izihe ngaruka biri kubagiraho cyangwa se byatangiye kubagiraho? Twe ingaruka dufite kugeza ubu ngubu, nk'ubu twazaga tugacuruza, niba twafashe nk'umusheto tukagenda tukishyura uwo musheto, cyangwa se nimba ari nk'igikoresho turagura cy'umunyeshuri tukakigura. Ingaruka rero ziri kuza kuko nizo zari zidutunze. Dufite ingaruka. Ubwo tugize dusabye badufungurira umupaka, noneho bakazajya bagira gute, bakazatumenyesha igihe wenda habaye ikibazo runaka, bakatumenyesha, twe kujya turasoroma imboga kuko bakaduteguza, kuko ibi ngibi ni ibintu bipfa. Ubu turabijyana mu kiyarara. Wamugana nk'izi mboga murazigura, si igihombo? Ni igihombo nyine, ubwo ngubwo twakigize. Gitewe n'iki? Ubwo ni ukuvuga ngo nyine gitewe n'uko umupaka wafunzwe, abakongomani bakaba bataje. Murazishyiraho izi mboga zose? Ubwo ni ukujya mu kiyarara. None twazimaze iki ko zihita zipfa? Nta kindi twazimaze. Icyo mwifuza? Twifuza kugira ngo badufungurire uyu munsi, noneho wenda badukorere inama, nimba bikomeje, nimba ari ukwikingiza twikingize, ubwo badufungurira umupaka wenda uyu munsi, wenda nibarangiza batubwira ati inama bimeze gutya na gutya twikingize. Nicyo cyifuzo nasabaga. Nabyutse nsoroma imboga, nzi ngo ni ibisanzwe, nzi ngo abakongomani baraza kuduhahira, nuko ngiye kumva numva ngo umupaka wafunzwe. Ariko nahise ngira ikibazo kuko zino mboga n'ubundi abakongomani nibo bajyaga bazidutwarira, nibo batwaraga ino mizigo yose hano mu isoko. Ubwo nta munyarwanda ujya ugura imboga nyinshi, niyaje kugura ni utwo kujya kurya, nuko ngo rimwe ngo mu cyumweru gutyo. Ariko nyine twagize ikibazo kubera ko bigiye kuborera hano mu isoko. Icyo twakwifuza ni uko mwadukorera ubuvugizi, byibuze izi ngizi twasoromye zikambuka, ababana n'ubumuga bamugaye bajya badutwarira, bakazitwara bakazihereza abo bakongomani ko tuba tuziranye, barangiza bakazatwoherereza amafaranga tukagira icyo twayakoresha mu gihe umupaka ugifunze. Ni ibintu byaje kwemezwa n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper, wavuze ko babaye bafunze umupaka by'agateganyo kubera icyorezo cya Ebola cyagaragaye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
agasaba abaturage kwihangana bagategereza izindi ngamba ziza gufatwa na Minisiteri y'Ubuzima. Impamvu imwe nyamukuru yuko mu gihugu cy'abaturanyi hamenyekanye ko icyorezo cya Ebola cyamaze kugera mu baturage baho, kubera rero ko tuba tudafite amakuru yose y'aba barahuye n'abacyanduye, hafashwe icyemezo cyo guhagarika urujya n'uruza rw'abantu, baba bambuka baba n'abinjira mu Rwanda, kugira ngo tubanze twitegure neza icyorezo kitazadutungura, kitazinjirira muri uko kutitegura. Ibi rero nibyo byabaye kuba twafunze imipaka yacu yemewe duhuza na Congo, ubundi nine tugira umupaka wa La Corniche, wa Poilour, wa Kabuhanga no ku Cyambu cyariya ku kiyaga cya Kivu i Nyamyumba. Iyo mipaka yose ubu ngubu ntabwo iri kunyurwamo n'abantu. Hari n'abaturage muri rusange basanzwe bakoresha umupaka nabi, bakanyura mu nzira z'ubusamo zitemewe, n'abari basanzwe bawukoresha. Ni ubuhe butumwa mu bagena by'umwihariko? Iyo tuvuze ko umupaka utari gukoreshwa tuba tuvuze hose. Yaho hari hasanzwe hatemewe nubwo hari ababirengagaho. Abo rero turabasaba noneho kumva ko iyo tuvuze umupaka n'inzira zose zitemewe zose ziba zihagaze, kuko n'ubundi zari zisanzwe zitemewe, ariko ubwo duhita tuzamura n'uburyo abayobozi mu midugudu, mu masibo, mu tugari bose babigiramo uruhare, ku buryo dushyiraho n'uburyo bwo kugenzura ko byubahirizwa. Nta muntu rero n'umwe wemerewe kwambuka umupaka, kandi ntibikwiye kuba bikorwa ku buryo bw'imbaraga, ahubwo buri muturage akwiye kuba abikora, kuko ibi byose biri mu nyungu ze. Umuntu ujya gucururiza muri Congo akenshi na hano mu Rwanda aba yahacururiza, kuko abakiriya bari ahantu hose. Rero ubucuruzi burakomeza. Icyo tutemera ni ukujya hakurya y'umupaka. Rero dusanzwe dushinzwe abaturage, iyo ikibazo kigaragaye turagisuzuma tukagikemura. Ntabwo tugiye gutangaza ngo ntabwo twari twabona ikibazo nk'icyo ngicyo, ariko igihe cyamenyekanira hari inzira nyinshi zo kugikemura. Hari n'abaturanyi ubwabo barabanza bakagikemura mbere y'uko kigera kuri leta. Benshi mu Banyekongo bigaga muri Congo bo biraza kugenda gute? Burya ubuzima buri hejuru ya byose. Umupaka wabaye ufunzwe, kandi ntabwo ufunzwe burundu, ni ugufungwa by'agateganyo, kugira ngo tubanze dufate ingamba, tubanze turebe, dusesengura amakuru. Ibyemezo rero bizakomeza gufatwa, ntibabifate nk'aho umupaka w'u Rwanda na Congo ufunzwe burundu, ahubwo nuko aba ari icyemezo gifatwe kugira ngo tubanze twisuzume, tubanze turebe ko ingamba zihagije. Ni ibintu by'agateganyo. Rero nibabe bagumye mu gihugu cyabo, n'abanyarwanda bagumye mu gihugu cyacu, ubwo ibyemezo bizafatwa bazabimenya. Abenshi mu twaganiriye basanzwe bacuruza bya bicuruzwa bibora nk'imboga n'imbuto, baravuga bati mu gihe cya corona cyangwa no mu gihe cya Ebola muri 2019 hari ingamba zashyirwaga, ariko bakambuka mu matsinda, bagashyirwa mu matsinda, ntibambuke bose, akajyambuka bamwe kugira bya bicuruzwa byabo bitangirika, no kugira hatazamo ubuhemu mu bucuruzi, kuko harimo ababa baranishyuwe mbere. Barafashwa bati? Ibi byose turabisuzuma. Dufite inzego zitandukanye dukorana nazo, nk'iryo soko uvuga rifite abayobozi baryo, dufite urwego rw'abikorera, baduha amakuru tukamenya niba hari umusaruro wabaye mwinshi ahantu udafite isoko, ariko tuba dufite n'ahandi habuze umusaruro. Igisubizo cya mbere ni ugucururiza mu Rwanda, kuko amasoko yo mu Rwanda yose arafunguye, n'abanyarwanda ubwabo barabikeneye, cyane ko no muri iki gihe ntabwo imboga ari nyinshi. Rero abantu ntibatekereze ko isoko riba muri Congo honyine, na hano mu Rwanda isoko rirahari. Kandi nongere mbibutse, ni ibintu bitazamara igihe kinini, ni ibyemezo babifashwe kugira ngo tubanze twisuganye neza, tubanze turebe ko buri kintu cyose kiri mu mwanya wacyo. Akarere ka Rubavu kafashe icyemezo cyo gufunga imipaka yako igahuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, mu gihe mu mpera z'icyumweru dusoje haribwo byatangajwe ko mu ntara Ituri iri mu burasirazuba bwa Congo habonetse umurwayi wa Ebola. Kuva kuwa gatandatu, ikigo gishinzwe kurwanya no gukumira indwara z'ibyorezo muri Afurika cyatangaje ko abagera kuri 336 aribo bamaze kwandura iki cyorezo, mu gihe abamaze guhitanwa nacyo ari 87.